benshi bati muzadukorere ku butasi, ibyifuzo byanyu aba ari ingingo ikomeye kuri twe. Ibi nibyo duheraho dukora kuko tubereyeho mwe. Uruyenzi TV, kora kwako kagengeri k'umutuku, ukore subscribe kugira ngo buri kiganiro cyose dukoze kijye kikugeraho bitakugoye. Guhaye ikaze. Uyu munsi nanone turavuga ku butasi, umwuga wo kuneka ukaba umwuga wa kabiri ushaje kurusha indi nyuma y'uburaya, ukorwa abantu bishyira mu kaga ngo babone amakuru menshi ku mwanzi. Abangaba iyo bavumbuwe nibo bantu bicwa nabi kandi ibihugu byabo ntibinakopfore. Umunyarwanda umwe yaragize ati, umwanzi wawe aguhora hafi nk'umurwaza. Biragoye kubona umuntu ukuneka, kubona ukugendaho, kuko bariyoberanya cyane. Muri Bibiliya ntagatifu mu gitabo cya Yesuwa haragira hati, nuko Yesuwa yohereza abasore babiri bajya gutata igihugu, cyane cyane umujyi wa Yeriko. Umushinwa witwa Sun Tzu nawe yagize ati, umuntu wese umenya umwanzi akanimenya we ubwe ntazigera yangirikira ku rugamba n'ingamba zaba ijana. Izo ni ingero z'impamvu abategetsi b'ubwami b'ibihugu bashyiraho inzego z'umutekano cyangwa se inzego z'ubutasi zihambaye kandi zigomba kuzana amakuru niyo bazituma mu ijuru. Bashoramwo amafaranga y'umurengera ariko bakamenya neza umwanzi ndetse n'uwo bakeka ko ari we, niba yarayariye, isaha yaryamiye, telefone yakiriye n'ibyo yayivugiyeho, ibyo ari gupanga gukora ndetse n'ingaruka byabagiraho. Ubutasi ni umurimo wo gushaka amakuru y'ibikorwa, inyandiko ndetse n'ibindi bihamya byagaragaza ko umuntu runaka, umuryango runaka, ishyaka cyangwa igihugu runaka gifite imigambi ku kindi. No muri bizinesi habamo ubutasi, aho umuntu aneka uwo bahanganye ku isoko kugira ngo amenye ibanga akoresha. Umwe mu bigeze kuyobora CIA yabajijwe n'umunyamakuru icyo muri CIA bakora, amusubiza mu magambo abiri ati, twiba amabanga. Icyo ni cyo gisobanuro cy'ubutasi. Uyu mwuga watangiye kera cyane kuko hari inyandiko zigaragaza ko Abanyamisiri kugira ngo batsinde abanzi babo babanzaga kohereza umwe mu basore babo akajya kwitozanya n'abanzi, akareba tekinike zabo, ubundi akaza akazereka umwami n'ingabo bakamenya uko urugamba bazarurwana. Abaheburayo, aba Aztecs, aba Mongol bose batsindaga intambara bakoresheje ubutasi. Ubu muri iyi minsi ya vuba ubutasi bwatejwe imbere ndetse buhabwa na tekinoloji, bushyizwamo n'amafaranga, maze abasore n'inkumi boherezwa hirya no hino gushakisha cyangwa se gushakira amakuru ibihugu byabo. Gusa abakobwa nibo bamye bakoreshwa cyane bitewe n'irari ry'umubiri. Uko niko Delila yakoreshejwe mu guhanantura igihangange Samusoni. Iyi ni inkuru dusanga muri Bibiliya. Uko niko kandi Jeanne d'Arc, Umufaransa, yakoreshejwe maze ubu Bufaransa nyine bugatsinda Ubwongereza mu ntambara yiswe y'imyaka 100 n'izindi ngero. Gusa nubwo ubutasi bufasha abategetsi mu kumenya ibiriho ndetse n'ibiteganyijwe, bushobora gukoreshwa mu nyungu z'umuntu ku giti cye. Nk'urugero twavuga CIA. Iyi yahatiwe kwemeza ko Saddam na Iraq batunze ibitwaro by'ubumara kugira ngo George Walker Bush abashe gutera icyo gihugu. Ndetse n'ubundi butasi bugiye butandukanye, aho umuntu akuneka mpaka agufatishije ndetse akaguhemukira. Wamenya umwanzi gute? Wamenya ukugendaho n'ugutata gute? Ibi byose ni mu kiganiro uzabasha gukurikira numara gukora subscribe. Ndagushimiye, komeza kubana natwe umenye byinshi byerekeye ubuzima, politike, imibereho ndetse n'ibindi bitandukanye. Menya amateka y'isi dutuye. Reka tuzasubire ku yindi ngingo.